Ikaze ababibure mwese muri rusange. Iyi ni Shine with Scripture. Dutanga amasegonda 10 kugira ngo batariyandikisha babanze biyandikishe cyangwa se bakore subscribe, hanyuma tubone gukomeza. Ingingo tugiye kuganiraho ni abapfuye bazazuka. Iyo niyo ngingo tugiye kuganiraho. Hari video twigeze kuvugamo ko iyo umuntu apfuye aba ameze nk'usinziriye mu bitotsi byinshi. Icyo aba ategereje ni ugukangurwa cyangwa se kujurwa n'ufite ububasha bwo kubikora, no kuvuga Imana yitwa Yehova cyangwa se umwana wayo yahaye ububasha ari we Yesu Kristo. Ubu rero tugiye kureba ukuntu abo bantu bacu bapfuye bazazuka. Gupfa ni ibintu bisanzwe, umuntu wese aba ari umukandida rwose ku rupfu. Iyo icyo ari cyo cyose umuntu aba ashobora gupfa, nubwo tutajya tumenyera ko umuntu yapfuye, ariko mu by'ukuri gupfa ni ibintu tubona buri munsi. Abantu bicwa n'ibintu bitandukanye. Se bari abantu bose bapfa bafite ibyiringiro byo kuzongera kubaho? Ese bazazuka? Ubundi ntacyo urupfu twe twashoboraga kurukora. Twari tumeze nk'abantu bakatiwe gufungwa burundu ariko turengana, ariko nta n'ikindi kintu gishobora kubikoraho. Icyo akora Imana, nyuma yo kubona ko dukwiriye kugirirwa impuhwe, we ufite ububasha bwo kudukiza urupfu, ni ukuvuga Yehova Imana, yaraje kudukiza urupfu. Dore ukuntu yadusezeranyije. Kuko ubundi twe twakatiwe urwo gupfa kubera icyaha Adamu na Eva bari baturase. Mu Bakorinto wa mbere igice cya 15:26 yaravuze ngo urupfu ni rw'umwanzi wa nyuma uzahindurwa ubusa. Imana yamaze kudusezeranya ko urupfu ari rwo mwanzi wa nyuma uzahindurwa ubusa. Kandi kugira ngo ibyo bikunde nk'uko twigeze kubibona, yatanze incungu binyuze kuri Kristo kugira ngo tubashe kugira ibyo byiringiro. Ni ukuvuga ngo igikomeye cyasabwaga kugira ngo dukizwe urupfu yarangije kukiduha, ni ukuvuga umwana we akunda Yesu Kristo. Niyo mpamvu twizera ko n'iri sezerano ry'uko urupfu ari wo mwanzi wa nyuma uzahindurwa ubusa rizasohora nta kabuza. Ariko mwa bantu jaba Bible tuziruhutsa pe, urupfu ni ruba rutakiriho. Aho nuko buri wese muri twe azaba avuga urupfu ni akagabo. Urupfu ni akagabo agera imbere akaguhabura neza neza ugahamuka. Urupfu hari umuhanga umwe wabivuze neza, yaravuze ngo, yabivuze mu gitabo kimwe, yaravuze ngo nubwo waba ufite ibya mirenge, twese iyo tugeze imbere y'urupfu tuba abasabiriza. Nubwo twaba dufite ibya mirenge, iyo tugeze imbere y'urupfu tuba abasabiriza. Urupfu ni akagabo gakomeye cyane. Nta blague kagira kandi. Iyo kakubwiye ngo karibu, urakwepa ukihisha ukagira ute bikanga pe. Urupfu nta muntu n'umwe utarutinya, guhera ku bakomeye kugenda ukamanuka ukagera ku boroheje. Banavuga ko umuntu ugiye kwiyahura mu mugozi arwana nawo iyo abonye utangiye kumuniga. Urupfu ni ikintu gikomeye. Ntekereza ko tuziruhutse igihe rutazaba rukiriho. Gusa ntabwo ari rwo rwonyine Imana yitwa Yehova izakuraho. Nibyo wenda bakuyeho urupfu uriho nawe urabyumva nyine, ntabwo wakongera gupfa. Ariko already hari abantu bamaze gupfa benshi, ndetse harimo n'inshuti zacu, ababyeyi bacu, rimwe na rimwe ba sogokuru, ba nyogokuru, abavandimwe. Hari abamaze deja gupfa. Abo rero bizagenda bite? Abo nabo bagomba kuzuka. Bisobanura iki ibyo ngibyo?
muri Yesaya igice cya 26 umurongo wa 19, Yesaya igice cya 26 umurongo wa 19 havuga ko ibyo bintu bifite ibisobanuro byihariye. Ngo abawe bapfuye bazabaho, imirambo y'abantu banjye izahaguruka. Nimukanguke murangurure ijwi ry'ibyishimo mwaba ari mu mukungugu, kuko ikime cyawe ari nk'ikime cy'ibyatsi, kandi ubutaka buzagarura abapfuye batagira icyo bimarira baburimo. Ni ukuvuga ngo Imana idusezeranya ko abapfuye batagira icyo bimarira bazongera kuba bazima. Ibyo rero nibyo byitwa umuzuko. Iyo umuntu wapfuye yongeye kuba muzima ubwo abazutse. Nibuke turi kureba ukuntu abapfuye bazazuka. Reka tubanze tuganire ku mimerere y'umuntu uri mu wagize ibyago. Ubundi iyo dupfushije umuntu mu muryango wacu cyangwa inshuti bidutera intimba ikomeye, twumva tuzi icyo dukora, n'ubundi kandi ntacyo twakora ngo tumugarure. Icyakora Bibiliya iraduhumuriza kuko mu Bakorinto ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo hasingizwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo se Data w'imbabazi nyinshi, akaba n'Imana nyir'ihumure ryose. Iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo dushobore guhumuriza abari mu makuba y'uburyo bwose binyuze ku ihumura Imana iduhumurisha natwe. Nubwo duhangana n'ibibazo byo gupfusha, ariko Imana iraduhumuriza. Kimwe mu bintu ikoresha kugira ngo iduhumurize ni Bibiliya. Bibiliya itwereka ko hari ikintu Imana idusezeranya ko izakora mu gihe kiri imbere, harimo no kuzura uwo muntu wacu wapfuye. Ni ukuvuga iyo usomye iri sezerano ukaryemera ry'uko umuntu wawe azazuka, gupfa ntabwo biba kumubura burundu nk'umuntu utazongera kumubona, ahubwo biba gahe gato nk'umuntu ugiye mu gihugu runaka, kuko muba muzongera kubonana mu minsi ya vuba. Icyakora buriya hari ukuntu umuntu agira icyizere cy'uko umuntu runaka azasohoza ibintu kubera impamvu zitandukanye. Icya mbere, iyo uzi ko ibyo bintu nawe ubwo yifuza kubikora bituma urushaho kugira icyizere pe. Icya kabiri, iyo azi kurinda ijambo rye, kandi ibi byose Imana yitwa Yehova irabikora. Imana yitwa Yehova, Adamu na Eva bariye ku rubuto ibabwira ko bagomba kuzapfa. Murabona tudapfa? Imana irinda ijambo ryayo ntikibeshya. Icya kabiri, ni uko Imana yifuza cyane nayo kuzura abapfuye. Usibye kubirinda ijambo ryayo, nayo yifuza n'ibyo bintu uko biba. Buriya urugero rwa Yesu igihe yari hano ku isi, urebye ukuntu yazuraga abantu, bigaragaza ko n'Imana nayo ibyifuza. Hari umugabo yari umugabo se buriya, niba yari umusore niba yari umugabo se imbere, ariko yitwa Lazaro. Lazaro turamuzi kuko avuga mu Yohana igice cya 11 umurongo, iki gice hafi ya cyose, ariko by'umwihariko ku murongo wa 3 kugera ku wa 5 avugwamo n'abashiki be ndetse b'uwo musore cyangwa umugabo. Abo bashiki be bitwaga Mariya na Marita. Rero Yesu yakundaga Marita na murumuna we Mariya ndetse na Lazaro, ariko Lazaro yaje kugira gutya arapfa. Yesu yagiye guhumuriza Marita na Mariya. Igihe Marita rero yamenyaga ko Yesu ari mu nzira, yahise ajya hanze y'umujyi kumusanganira. Nubwo yari yishimiye kubona Yesu, ariko yamubwiye ko yaza ko waba umusaza we atarapfuye. Marita yatekerezaga ko Yesu yatinze kuza. Hanyuma Yesu yabonye murumuna we Mariya arimo arira. Yesu yabonye ukuntu bari bishwe n'agahinda, uzi ko nawe yababaye ariko akarira. Uri kumva ukuntu usibye kuba Yesu n'Imana yitwa Yehova, ari nayo papa wa Yesu, urumva ukuntu bababazwa cyane no kuba umuntu yapfuye. Urumva ukuntu bifuza cyane kumuzura. Ntabwo ari ibintu byo kugira ngo barinde ijambo batubwiye gusa kubera ko batubwiye dusezeranye, ahubwo nabo ubwabo bifuza kubona inshuti zabo zizuka, cyane ko Imana izagenda izura abantu b'inshuti zayo cyangwa se abifuzaga kuba inshuti zayo. Reka turebe ibyo bintu ukuntu bimeze muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 21. Nuko Marita abwira Yesu ati, Mwami, iyo uza kuhaba umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Nuko Yesu amubonye ararira. Nuko Yesu amubonye arira, n'Abayahudi bari bazanye nawe barira, asuhuza umutima arababara cyane. Kumva ukuntu Yesu yababaye.
hanyuma umurongo wa 35 Yesu ararira. Yesu yararize. Kandi yari umuntu w'umugabo, yari afite n'ubushobozi bwo kuzura uwo muntu, ariko yararize. Bigaragaza ko yifuza kuzura abapfuye. Iyo akubonye uri kurira nubwo waba uri umuntu w'umugabo, yaba ari gutemba ajya mu nda, yaba ari gushoka ku matama, arabyumva kuko nawe yigeze gupfusha inshuti ye. Yagize intimba ikomeye iterwa no gupfusha umuntu ukunda. Kumenya ko rero Yesu aterwa intimba n'urupfu nk'uko natwe rutubabaza biraduhumuriza. Kandi Yesu buriya ameze nka se. Muri Yohana igice cya 14:9 Yesu yabwiye Filipo ati, Filipo, nabanye namwe igihe kirekire kingana gutya, none nturamenya? Uwambonye yabonye na Data. None kuki uvuga uti twereke Data? Umuntu wari uzi Yesu neza, umuntu warebaga ibikorwa bye, yamenyaga na Yehova ukuntu ameze. Imana yitwa Yehova. Imana rero, iyo Mana yitwa Yehova ifite ububasha bwo gukuraho urupfu burundu, kandi azabikora. Twari turimo turareba imimerere y'umuntu wapfushije n'ukuntu aba ameze, ndetse na Yesu ukuntu yari ameze. Ibyo bikaba biduhaye icyizere cy'uko Yesu, Imana izakoresha Yesu nibyo, ariko bose ntabwo ari ukurinda ijambo ryabo gusa, ahubwo bifuza no kubikora kuko bazi intimba iterwa no gupfusha. Uti Imana yapfushije neza. Hera ku muntu wawe uzi wo muri famiye yanyu, ko ndabizi ko nta famiye hano itarapfusha. Abo utarapfusha koko, ubu se sogokuru wawe ariho? Cyangwa uhere kuba hafi, ishobora no kuba sogokuru yaragiye, ashobora kuba ari umubyeyi, ashobora kuba ari umuvandimwe cyangwa inshuti. Uriya muntu uba ugiye se n'uwawe ko ari uw'Imana, ubwo Imana nayo ibigize ite? Ibipfushije. Ariko twibuke n'urupfu rwayo babaje kurusha izindi mpfu zose, n'urupfu rwa Yesu. Ubwo rero ntukavuga ngo Imana ntipfusha. Imana irapfusha, ahubwo yarapfushije igihe yahereye ipfusha. Nawe wibaza igihe isi yabereyeho, ni abana bayo bapfa. Rero reka turebe, ese Yesu nyuma yo kurira yakoze iki? Icyo nacyo kiraza kutwereka ikindi cyizere dushobora kugira cy'uko abantu muri rusange bazazuka. Igihe Yesu yageraga ku mva ya Lazaro, yasanze ikingishijwe ibuye rinini. Reka turebe ukuntu yabigenje muri Yohana igice cya 11:39. Yesu aravuga ati, mukureho iryo buye. Marita mushiki we wari wapfuye aramubwira ati, mwana, bagomba kubanuka kuko hashize iminsi ine. Yesu akigera ku mva yaravuze ati, mukureho iryo buye. Ariko Marita ntiyashaka ko barikuraho nyine nk'uko uyu murongo dusomye bivuze, kuko urumva Lazaro yari amaze iminsi ine apfuye. Ubwo rero birashoboka ko umubiri we wari watangiye kwangirika. Icyakora Marita ibyo yabivuze kubera ko atarazi icyo Yesu yari agiye gukora afashe musaza we. Dore ikintu yakoze ku murongo wa 43 na 44 muri Yohana igice cya 11. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi ati, Lazaro, sohoka. Wari warapfuye asohoka, ibirenge bye n'amaboko bye bihambirijwe ibitambaro, no mu maso ye hari hapfutse igitambaro. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Marita na Mariya bahise babona ibintu bitangaje cyane. Wari wapfuye baramubwiye bati sohoka. Lazaro arasohoka ahambirijwe ibintu nyine bimufutse nk'uko bashyinguraga kera. Ubwo Lazaro nyine icyo cyitwa umuzuko, icyo ngicyo Lazaro tayari yarazutse. Yongeye kubonana n'abagize umuryango we n'inshuti ze, bashoboraga kumuhobera bakamukoraho kandi bakamuvugisha. Ubwo Yesu yari amaze kuzura Lazaro. Ariko ntabwo ari uwo yazuye gusa. Hari n'undi muntu yazuye. Sibye ko Lazaro we yari amaze iminsi ine mwumva. Iyo ni ikintu gikomeye. Hari undi rero yazuye. Ariko hari ikintu ugomba kwibuka mbere yuko tujya kuri uwo wundi. Mbere yuko Yesu azura Lazaro, hari ikintu yakoze. Muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 41 na 42.
bakimara kuvanaho ibuye Yesu yubura amaso areba mu ijuru maze aravuga ati data ndagushimira ko nyumvise ni koko nari nzi ko buri gihe unyumva ariko ibyo mbivuze kubera abo bantu banyikije kugira ngo bizere ko ari wowe wantu Yesu yabanzaga gusenga se kugira ngo amuhe imbaraga zo gukora ibitangaza urugero nko kuzura abantu hari akana k'agakobwa gafite imyaka 12 kari karwaye cyane se yitwaga Yayiro w'ako gakobwa yasabye Yesu kumukiza ariko Yesu yabwiye Yayiro ati witinya wowe wizere gusa araza gukira hanyuma rero Yesu yagiye kwa Yayiro bageze hafi y'urugo Yesu yabonye abantu barira yarababwiye ati mwikomeza kurira kuko atapfuye ahubwo asinziriye ababyeyi b'uwo mukobwa bashobora kuba baribazaga icyo Yesu yashaka kuvuga Yesu yasohoye abantu bose maze ajyana na se w'uwo mwana na nyina binjira mu cyumba umwana yari aryamyemo Yesu yafashe ukuboko k'uwo mwana maze aramubwira ati mukobwa haguruka ababyeyi bahise bishima kuko babonye ako kana kabo gahagurutse kagakobwa ibi ushobora kubisoma muri Mariko igice cya 5 umurongo 22 kugera 24 hanyuma ugasimbuka 35 kugera 42 cyangwa se ugasoma muri Luka igice cya 8 umurongo 49 kugera 56 kuva icyo gihe iyo abo babyeyi babonaga umwana wabo ibyo ari byo byose byabibutsaga ibintu Yesu yabakoreye icyakora abo bantu Yesu yazuye barongeye barapfa ariko izo nkuru zabo zitwigisha ko abo bantu bazongera bakaba bazima kandi ndetse n'abapfuye muri nyuma yaho bazongera bakaba bazima ndetse na mbere yaho hari n'izindi nkuru zigaragaza abantu bazutse kera urugero nko mu bami ba mbere igice cya 14 umurongo wa 17 kugera 24 mu bami wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 32 kugera 37 mu gice cya 13 umurongo wa 20 na 21 muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 5 kugera 7 mu gice cya 7 umurongo wa 11 kugera 17 mu gice cya 8 umurongo wa 40 kugera 56 ibyahishuwe igice cya 9 umurongo wa 36 kugera 42 no mu gice cya 20 umurongo wa 7 kugera 12 aho hose hagaragaza inkuru z'abantu bagiye bazuka nko mu byakozwe harigaragaramo inkuru y'umuntu witaga Utuko ahandi hagaragaramo uwitwaga Tabita hanyuma muri Luka hagaragaramo wa mugabo Yayiro twigeze kuvuga mu gice cya 8 hanyuma muri Luka igice cya 7 naho hagaragaramo umwana w'umusore wari ikinege nawe wazutse muri Matayo igice cya 28 wagaragaramo ko Yesu nawe yazutse hanyuma mu gice cya 13 cy'abami ba kabiri hagaragaramo Elisa amagufwa y'umuntu yikubise ku magufwa ya Elisa akagira nawe gahita azuka mbese hagiye harimo inkuru nyinshi zigiye zitandukanye muzazisome muzabona ibintu byinshi bigiye bitandukanye ibyo bigaragaza iki bigaragaza ko abantu mu gihe kiri imbere koko bazazuka ntabwo kizaba ari igitangaza nubwo kuri twe ari igitangaza ariko ku Mana ntabwo kizaba ari igitangaza kuko si ubwa mbere bikoze izo nkuru rero zifite ikindi kintu zitwigisha usibye kwizera ko gusa abantu bazazuka hari ikintu dukwiriye kuzirikana Bible abapfuye ntacyo bakizi nk'uko twigeze kubibona ndetse ni nako byari bimeze kuri Lazaro kandi nk'uko Yesu yabivuze Lazaro yari ameze nk'umuntu uri mu bitotsi byinshi muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 11 igihe yari mu mva nta kintu yari azi igihe Yesu yazuraga Lazaro abantu benshi barabirebaga ndetse n'abanzi ba Yesu bamenye ko yari yakoze icyo gitangaza Lazaro yari muzima kandi ibi byagaragazaga ko yari yazutse koko abenshi bagiye gusura Lazaro kandi batangira kwizera ko Yesu yari yaroherejwe n'Imana icyakora abanzi ba Yesu ntabwo babyishimiye batangiye gushaka impamvu yo kuba bakwica Lazaro ndetse na Yesu nk'uko bigaragara muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 53
igice cya 12 umurongo wa 9 kugera 11. Yesu wazuye Lazaro akazura nako kana k'agakobwa yavuze ko abantu bose bari mu mva bazazuka. Yabivuze muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28. Aravuga ngo nimutangazwe n'ibyo kuko igihe kigiye kugera maze abari mu mva bose bakumva ijwi rye. Ibyo bisobanura ko abantu bose Imana yibuka bazazuka. Icyakora nanone kugira ngo abazure, iyo Mana kugira ngo ibazure igomba kuba yibuka ibintu byabarangaga. Muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 26 mwisanzure harimo inyenyeri nyinshi zibarirwa muri za miliyari, ariko Bibiliya ivuga ko Imana izi buri nyenyeri. Ubwo rero kwibuka amazina y'abantu n'ibyabarangaga ntabwo bikomeye cyane ku Mana. Azabazura kandi azabazura bameze nk'uko bari bameze. Kuba Imana ifite ubushobozi bwo gusubiza umuntu ubuzima bigereranywa n'umuntu uri gushaka gusa n'intebe kandi ari nawe wayikoze. Gusana biroroha kuruta gukora. Imana niba yarahanze umuntu ntabwo bishobora kuyinanira gusa n'imusana kongera kumusubiza. Yobu nawe yizeraga ko umuzuko uzabaho. Yarabajije ati ese umugabo w'umunyambaraga apfuye yakongera kubaho? Hanyuma yabwiye Imana ati uzahamagara nanjye nkwita, uzifuza cyane kureba umurimo w'amaboko yawe. Uko bigaragara muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 13 kugera 15. Rero Imana nayo itegerezanyije amatsiko ukuntu izazura abantu. Bizaba ari ibintu byiza kandi rwose bizayishimisha. Iyo ni nayo mpamvu ituma twizera cyane ko ibintu bizagenda neza, kubera ko Imana izabikora kandi nayo yiteguye kubikora kubera ko izaba yabyishimiye. None bizagenda bite rero kugira ngo abantu bazuke? Bizagenda bite? Ibyo bisobanuye ko abantu bazazuka bazongera kubana n'imiryango yabo n'inshuti zabo hano ku isi. Nk'uko n'ubundi byagendaga ku bantu bazukaga kera. Ariko abazazuka bo mu gihe kiri imbere bizaba ari byiza kuruta abazukaga kera. Kubera iki? Kubera ko abazazuka bo bazahabwa uburyo bwo kuzabaho iteka ryose. Ntabwo bazongera gupfa nk'uko byagenze ku bantu bazutse kera. Nanone bazaba mu isi itandukanye n'iyo turi muri munsi. Bazaba mu isi itarimo intambara, urugomo ndetse n'indwara. Ikibazo gikurikiye ni bande bazazuka? Turabaza Bibiliya niyo ifite igisubizo. Rambura muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 na 29. Abahageze ariko ubwo mujya murambura Bibiliya, jya wigeza hafi Bibiliya niwe uyifite. Aravuga ngo nimutangazwe n'ibyo kuko igihe kigiye kugera maze abari mu mva bose bakumva ijwi rye bakavamo. Abakoze ibyiza bakazukira guhabwa ubuzima, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwa urubanza. Yesu yavuze ko abari mu mva bose bazumva ijwi rye bakavamo. Mu Byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 13 aravuga ngo inyanja igarura abapfuyeho muri yo, kandi urupfu n'imva nabyo bigarura abapfuyeho muri byo. Ngo rero abantu barirwa muri za miliyari bazazuka. Intumwa Pawulo we ukuntu yabivuze mu Byakozwe igice cya 24 umurongo wa 15. Yaravuze ngo mfite ibyiringiro ku Mana, ari nabyo byiringiro abo bantu nabo bafite, ko hazaba umuzuko w'abakiranutsi n'abakiranirwa. Gusa abantu bazazuka ari benshi. Ariko se ibi bishaka kuvuga iki? Ngo ni abakiranutsi n'abakiranirwa. Hari inyandiko yo kuri Jawa yasobanuye ibi bintu ya Jawa.org y'abatumwa dujo. Yavuze ngo mu bakiranutsi harimo abagaragu ba Yehova b'indahemuka babayeho mbere y'uko Yesu aza ku isi. Urugero: Nowa, Aburahamu, Sara, Mose, Rusi na Esiteri. Abo bazazuka batuye hano ku isi. Abo ni ba bantu bavugwa mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11.
ni abagabo n'abagore bose barimo. Noneho bite se ku bantu noneho bakoreye Imana batavuzwe muri Bibiliya, wenda bakoreye Imana muri iki gihe? Aho nabo bazazuka kubera ko ari abakiranutsi bamenye Imana kandi bakora ibyo ishaka, aho bazazuka nabo. None hari abantu b'icyiciro cya kabiri, iyo nyandiko yakomeje isobanura yo kuri Jean-Akadomo.org niyo abahamya ba Yehova, iyo nyandiko rwose tubaye credit, abantu bazi Bibiliya pe. Abahamya ba Yehova bariga kabisa. Abakiranirwa nk'uko iyo nyandiko yakomeje bivuga ni abantu babarirwa muri za miliyari batabonye uburyo bwo kumenya Yehova, nubwo bapfuye ariko Yehova ntabibagirwa, kuko azabazura kugira ngo abahe uburyo bwo kongera bwo kumumenya ndetse no kumukorera. Aba ni abantu bazahabwa uburyo bwo kumenya Imana kuko bapfuye batayizi. Hari abantu bapfa batazi Imana, ibyo ni ibintu bisanzwe rwose. Ariko se ibyo byaba bishatse kuvuga ko abantu bose bapfuye bazazuka? Apisha reka twese ari ibyo twajya twikorera ibyo dushatse, ubundi se ko waba uzazuka? Muri Luka igice cya 12:5 haravuga ngo ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu akaba afite n'ububasha bwo kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira ko uwo ari we wenyine mukwiriye gutinya. Ni ukuvuga ngo hari abantu bapfa bikaba birangiye, ni kuri uyu murongo uvuze. Noneho reka mbisobanure gutya kugira ngo twese tubyumve. Hari abantu bazazuka, hari n'abatazazuka. Uti ibyo bintu bikora bite se mwaka byaro? Mu migani igice cya 2 arambura uhagera turasoma umurongo Migani igice cya 2 umurongo 21. Abakiranutsi nibo bazatura mu isi, kandi inyangamugayo nizo zizayisigaramo. Naho ababi bazakurwa mu isi, kandi abariganya bazayirandurwamo. Ababibule ntabwo ari abantu bose bazatura ku isi, ntabwo ari abantu bose bazazuka. Ni abakiranutsi gusa n'abakiranirwa. Ibyo niko bimeze rwose, nuko nguko biteye. None ninde uzagena niba umuntu ari umukiranutsi cyangwa umukiranirwa? Byakozwe igice cya 10 umurongo 42. Nanone yadutegetse kubwiriza abantu no guhamya mu buryo bunonosoye ko uwo ari we Imana yategetse ko aba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Imana yitwa Yehova niyo mucamanza wa nyuma, ariko yanahaye Yesu ububasha bwo kuba umucamanza w'abazima n'abapfuye. Rero Yesu ntazazura umuntu abona ko ari mubi kandi udashaka guhinduka. Ababibure mwumvise? Ntabwo ari abantu bose bazazuka. Hanyuma rero ubu hari abantu bagigiye hasi ahangaha muri komenti batari ko twe tuzajya kuba mu ijuru bwana, ibyo bintu by'isi ubu uri kuvuga ni iki? Ku ruhande rumwe nakumva rwose, humura n'ijuru rirahari. Reka naryo tugira ikintu turivugaho. Ese bo bakenera umuzuko kugira ngo bajye mu ijuru? Bibiliya ivuga ko hari abantu bazajya kuba mu ijuru. Cyakora bo ntabwo bazuka bafite uyu mubiri usanzwe, kuko uyu mubiri w'inyama n'amaraso ntabwo wajya mu ijuru. Namwe ibyo murabizi rwose. Ahubwo azuka ari umuntu w'umwuka. Yesu rero niwe wa mbere wazutse muri ubwo buryo. Yesu yazutse burya ari umwuka, ari ikiremwa cy'umwuka. Nyuma y'iminsi 3 Yesu apfuye, Imana yitwa Yehova yaramuzuye.
Ibyo bigaragara mu byakozwe igice cya 13 umurongo wa 34 n'uwa 35. Yesu rero ntabwo yazutse ari umuntu wisanzwe, ahubwo yahinduwe muzima mu mwuka. Muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 18 aravuga ngo ndetse na Kristo yapfuye rimwe na rizima ku birebana n'ibyaha. Umukiranutsi apfira abakiranirwa kugira ngo abayobore ku Mana. Yishwe ari mu mubiri ariko ahindurwa muzima mu mwuka. Yesu yazuwe ari ikiremwa cy'umwuka gifite imbaraga. Icyakora Bibiliya ivuga ko atari we wenyine wagombaga kuzuka gutyo. Reka turebe bimeze bite. Yesu niwe wazutse gutyo, ariko hari abandi bagomba kuzuka gutyo. Nawe ubu ngubu urimo uravuga uti nanjye ni muri abo ngomba kujya mu ijuru. Iyo ntabwo ari byo bigena, ni Imana ibigena. Gusa hari abantu Yesu yasize abwiye ko n'ubundi bagomba kujya mu ijuru. Mbere y'uko Yesu apfa, yabwiye abigishwa be b'indahemuka amagambo agaragara muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2. Yarababwiye ngo mu nzu ya data harimo imyanya myinshi. Iyo itahaba mba narabibabwiye, kuko ngiye kubategurira umwanya. Yesu yabwiye abigishwa be ko yari agiye kubategurira imyanya kwa data, kwa se. Abo rero bagombaga kujya kuba mu ijuru. Nawe urimo Yesu yabwiye. Niba yarakubwiye rwose karibu yarangije kuyiguha. Zageyo pe. Zageyo rwose. Hari bamwe mu bigishwa be rero bazazuka bakajyana nawe kuba mu ijuru. Abo bantu bazaba bangana iki? Bazaba bagiye gukora iki? Nuko igice cya 12 umurongo wa 32 yaravuze ngo Yesu ntimutinye mwamukumbi mutumwe, kuko so yemeye kubaha ubwami. Wumvise ikintu kizaba kibajyanye? Urumva bitwa umukumbi muto kuko ari bakeya. Nanone bazaba bagiye guhabwa iki? Ubwami. Ntabwo ari ukuririmbira Imana, please. Ni uguhabwa ubwami. Kandi bitwa umukumbi muto bisobanuye ko ari bake. Abo bantu ni bangahe? Intumwa Yohana yavuze umubare igihe yabonaga Yesu ahagaze ku musozi Siyoni mu ijuru ari kumwe n'abantu 144. Mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 1 abivuga neza, havuga ngo ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ari kumwe n'abantu 144 bafite izina rya se, bafite izina rye n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Bibiliya yera yo iravuga ngo nagahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi 4. Ni ikinyarwanda cya kera. Cyo kinyarwanda nta n'umuntu wapfa kukimenya nakora. Ni ikinyarwanda cya kera gikomeye. Abo rero ni abantu 144. Bari kuzuka ryari rero abo bantu? Bibiliya itubwira ko ibyo byari kuba Kristo amaze gutangira gutegeka mu ijuru. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 23 aravuga ngo ariko buri wese mu mwanya we. Kristo ni umuganura, agakurikiraho aba Kristo mu gihe cyo kuhaba kwe. Ukuvuga ngo Yesu iyo atangira kuhaba ari umwami, nibwo abantu bari gutangira kuzuka bajya mu ijuru. Ubu rero turi muri icyo gihe, kandi abenshi mu bagize 144 bamaze kuzuka bajya mu ijuru. Abakiri ho muri iki gihe hano ku isi, iyo bapfuye bahita bazuka bakajyanwa mu ijuru. Icyakora abenshi bazazukira kuba hano ku isi. Urumva abo bantu 144 ugereranyije n'amamiliyari ari hano ku isi ni abantu bake cyane. Vuba aha Imana yitwa Yehova izakiza abantu urupfu rwose mu buryo bwuzuye. Muri Yesaya igice cya 25 umurongo w'8 haravuga ngo urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose, kandi umwami w'ikirenga Yehova azahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwe azagikuraho mu isi yose, kuko Yehova ubwe ari bubivuze. Urupfu azarukuraho haba ku bantu bazajya kuba mu ijuru ndetse no ku bantu bazaba hano ku isi. Ibyo abantu rero bazajya kuba mu ijuru mwumvise ko tutabitinzeho cyane. Bazaba bagiye gukora iki? Twabibonye, bazaba bagiye guhabwa ubwami. Bazategeka nande? Bazategeka bate? Reka ibyo bintu tuzabirebe muri video ikurikira iyi ngiyi.
muzabe muhari mwitegure turebe iby'abo bantu bazajya kuba mu ijuru. Gusa icyo twarebaga ni uko ari abazajya kuba mu ijuru n'abazaba hano ku isi bose bafite ibyiringiro by'uko batazongera gupfa kubera ko Imana izaba yabakijije urupfu. Nguko uko abantu bazazuka Bibure, kandi nizeye ko mubyumvise neza. Reka dusubire mu akantu gato. Ikintu twabonye ni uko abapfuye bazazuka, niyo ngingo twari turimo turaganiraho. Twabonye ko Imana yitwa Yehova izafata urupfu ari rwo mwanzi wacu wa nyuma ikaruhindura ubusa nk'uko bigaragara mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo 26. Ibyo rero iyo tubyumvise nk'uko bivugwa mu Bakorinto ba kabiri igice cya 2 umurongo wa 3 n'uwa 4, iyo tubyumvise biraduhumuriza. Iyo dufushije mwene wacu cyangwa inshuti yacu dushobora kumva ubundi dushobewe, ariko Bibiliya iraduhumuriza kubera ko iduhaye amasezerano. Iyo uzi ko umuntu uzongera kumubona ntabwo ubabara nk'umuntu ugiye burundu utazongera kubona, kandi yari inshuti yawe, mwene wanyu, umubyeyi wawe. Ibyo rero kumva ko hari isezerano rihari biraguhumuriza. Muri Yesaya igice cya 25 umurongo 8 no mu gice cya 26 umurongo 19, Imana yitwa Yehova ifite imbaraga zo kuvana urupfu burundu, kandi izabikora izura n'abapfuye. Ntabwo abantu bazavanirwaho urupfu ari abantu bazaba bakiriho igihe ibi bizaba biri kuba. Oya, ntabwo ari bo gusa, ahubwo n'abantu bapfuye nabo bazavanirwaho urupfu bazurwa. Twabonye ko hari ibintu byinshi dushobora gushingiraho twizera ko hazabaho umuzuko. Muri Mariko igice cya 5 umurongo wa 41 harimo agakobwa kazutse kazuwe na Yesu. Ariko nanone mu gice cya 11 cya Yohana Yesu yazuye Lazaro. Mu gice cya 5 umurongo wa 22 Yesu nanone yazuye umwana w'umukobwa. Hanyuma muri Yohana igice cya 11 umurongo 41 na 42 twabonye ko Imana ariyo yahaga Yesu ububasha bwo kuzura abapfuye, kandi yarabikoze akoresheje izo mbaraga yamuhaye. Mu gice cya 12 umurongo w'9 kugera 11 Yohana, abantu benshi babonye Yesu azura uwapfuye, kandi n'abanzi ba Yesu barabibonye bashaka kumwica. Ngo rero bizigaragaza ko ibyo ni ibintu byabayeho, kandi dushobora gushingira kuri ibyo bintu twizera ko Yesu koko akoreshejwe n'Imana yitwa Yehova azazura abantu bapfuye. Icyakora nanone hari ikindi kintu dukwiriye kuzirikana. Ni abantu bangahe bazazuka? Muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 na 29 abari mu mva bose bazumva ijwi rye, abapfuye barakoze ibyiza bazukire guhabwa ubuzima, abapfuye barakoze ibibi bazukire gucirwa urubanza. Mu Byakozwe igice cya 24 umurongo wa 15 abakiranutsi n'abakiranirwa nibyo byiciro bibiri by'abantu bazazuka. Ibyo ntukabyibagirwe. Twibuka uko abakiranutsi ni abantu bapfuye bakorera Imana nk'uko yanyandiko kuri Jawa twabonye yabivuze. Ariko nanone abakiranirwa ni abantu batabonye amahirwe yo gukorera Imana, abo bazayahabwa nabo rero. Muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 26 niba Imana ishobora kwibuka buri nyenyeri yose, ni gute yabura kwibuka abantu bose bapfuye n'ibyabarangaga? Ubwo rero abantu barurirwa muri za miliyari bapfuye bazazuka rwose. Ariko nanone twabonye ko abantu batazazukira kuba ku isi gusa, hari n'abazazukira kujya kuba mu ijuru. Yesu ubwe yarabwiye abantu ahereye ku bigishwa be ati ngiye kubategurira umwanya, muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 2. Yesu rero niwe wa mbere wazuwe akajya mu ijuru, yari ikiremwa cy'umwuka nk'uko bivugwa muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 18. Nanone nk'uko bivugwa muri Luka igice cya 12 umurongo wa 32, abantu bake gusa mu bigishwa ba Yesu nibo bari kuzurwa bakajya mu ijuru. Bake gusa. Bangahe? Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 1 ni abantu 144 Imana yatoranyije kugira ngo bajye kuba mu ijuru. Abo bose ikintu bahuriyeho ni uko urupfu ruzaba rwavuyeho, kandi icyo bahuriyeho ni uko baca mu muzuko. Ariko nanone hari abo ibi bizasohora wenda bakiri bazima, abo nabo urupfu ruzavaho ntabwo bazapfa, ariko abapfuye bo bazazuka. Ubwo rero nguko ukuntu abantu muri rusange bazazuka, n'ukuntu umuzuko uzakorwa
n'ukuntu bazaba bangana ndetse impamvu bazazuka se yo ntiwiyizugura wabishaka ukayibona. Rwose ibyo ni ibigaragaza ko Imana ikunda abantu muri rusange, iradukunda, bityo natwe rero tuyikunde, twige ibyayo, tumenye ibyayo, tumenye neza ukuntu gahunda zose zifasha. Ababibure mwakoze cyane, iyi ni Shine with Scripture. Wibuke ko iyi video ushobora kuyisangiza umuntu, ikindi kandi gukora subscribe biba bikenewe kugira ngo umuryango ukomeze kwaguka, bityo tukomeze kwigira amahame n'ibindi bintu biboneka muri Bibiliya mu buryo busobanutse neza buri wese ashobora kumva. Ababibure mwakoze, keep being blessed. Turi kumwe naho ubutaha. Video zo ziraje ni nyinshi, kandi hano tugamije kwiga nta kindi, tugamije kungurana ibitekerezo, kandi nizera ko bizakomeza kugenda neza. Keep being blessed.